Muraho neza, turabashimiye mwebwe mudukurikiye. Muri ubu buzima hari ibintu byinshi umuntu ashobora gutakaza. Ashobora gutakaza amafaranga, agatakaza umutungo, agatakaza akazi, cyangwa agatakaza umuntu yakundaga cyane. Ariko hari igihombo kiruta ibindi byose: gutakaza ubuzima cyangwa gupfa. Iyo umuntu apfuye, amaso ye arahuma, ijwi rye rigaceceka, ibyo yakoraga bigahagarara, maze umubiri we ugashyirwa mu mva. Abasigaye basubira mu ngo zabo bafite intimba mu mitima, maze bakibaza ikibazo kimwe: ese koko urupfu nibyo herezo? Mu bihe byose abantu bagiye bashaka igisubizo cy'iki kibazo, ariko mu myaka 2000 ishize hari umuntu wapfuye ashyirwa mu mva, maze ku munsi wa gatatu arazuka. Ntabwo yagarutse nk'umuntu ukangutse avuye mu bitotsi, nta nubwo yazutse kugira ngo yongere apfe. Kristo yarazutse kandi urupfu ntirwongeye kumutwara. Muri iki cyumweru turi kwiga icyigisho cya 8. Ni icyigisho gifite umutwe ugira uti imbaraga y'umuzuko wa Kristo. Umuzuko wa Kristo uduhishurira ko umusaraba utari iherezo, kandi ukatwizeza ko imva nayo atari iherezo. Ariko se byari kugenda bite iyo Kristo atazuka? Paulo avuga ko iyo Kristo atazuka, ibyo tubwiriza biba ari ubusa, kwizera kwacu kukaba kubaye ukubusa, kandi ibyiringiro byacu byose bikaba nta shingiro bifite. Ibyo tubisanga mu cyo kwibukwa cy'iki cyigisho, aho Paulo agira ati: kandi niba Kristo atazutse, ibyo tubwiriza ni ubusa, no kwizera kwanyu kukaba kubaye kubusa. Kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Ibyo biri mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya 15 umurongo wa 14 kugeza 17. urupfu ntacyo rukidutwaye, oya n'ibitotsi, mbega ngo Satani aramwara, abonye igitare kibirimbutse, zazamukanye imfunguzo z'ikuzimu, intego y'ijuru yagezweho twishime, izo twacunguwe n'amaraso ya Yesu, ntabwo tugipfuye. Mbega ukuntu bitangaje ko no mu gihe cye Paulo yagombaga guhangana n'abahakanaga umuzuko w'abapfuye. N'ubundi kandi abantu b'icyo gihe bari barabonye icyo urupfu rukora ku mubiri w'umuntu. Bari bazi uburyo intumbi ibora, igashanguka, hanyuma igahinduka ubusa. Kandi bari banazi ko abantu benshi cyane bari bamaze igihe kirekire bapfuye kuruta icyo bamaze ari bazima. Muri icyo gihe kuri bo umuzuko w'abapfuye wasaga n'utagishoboka, nk'uko bimeze kuri twe muri iki gihe dukurikije imitekerereze ya kimuntu. Kandi icyo nicyo kibazo Paulo yageragezaga gukemura, kandi cyari n'ikibazo cy'ingenzi. Niba Yesu atarazutse, ntiyaba ari uwo yavuze ko ari we. Umusaraba ntiwari kugira icyo ugeraho, kandi ibyaha byacu ntibiba byarahanaguwe. Icyo twari gusigarana cyonyine ni ukwiheba. Ariko umwami wacu yarazutse, yazamutse mu ijuru, kandi azagaruka tujyane iwacu. Muri iki cyigisho turibanda ku rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 15, nicyo higisha ku muzuko wa Kristo. Bitewe n'imbaraga ihindura y'abari babazengurutse, abantu b'i Korinto barebaga ibintu mu buryo bwa gipagani. Bamwe bavugaga ko nta muzuko ubaho. Igisubizo Paulo yabahaye, yashimangiye ko umuzuko wa Kristo ari ibyiringiro byacu rukumbi byo kuzahabwa agakiza. Ingingo ya mbere iravuga iti kwamamaza umuzuko wa Kristo. Paulo atangira urwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 15 ku murongo wa 1 n'uwa 2, avuga ibirebana n'ubutumwa bwiza. Avuga ko ubutumwa bwiza ari ubwo abwiriza Abakorinto, bakabwakira, bakaba barabukomereyemo, kandi bagakizwa nabwo. Ku murongo wa 3 n'uwa 4 akomeza agira ati: muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa, akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe nanone. Ukuntu Paulo atangira igice byerekana uburyo umuzuko wa Kristo ari ingenzi mu gakiza kacu. Umuzuko we ni umugabane ukomeye mu butumwa bwiza,
ku buryo kuwuhakana byaba bivuguruza kwizera umuntu afite muri Kristo. Ikindi, iyo Pawulo avuze ngo nk'uko byari byaranditswe, byerekana ko urupfu rwa Yesu n'umuzuko we byasohoje amasezerano y'Imana aboneka mu isezerano rya kera. Twongeye gusoma mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 2, Pawulo yanditse agira ati, kandi mugakizwa nabwo niba mubukomeza nk'uko nabubabwirije, keretse mwaba mwizereye ubusa. Hano hari ijambo ririmo nk'uko nabubabwirije. Ku murongo wa 11 naho aragira ati, nuko rero ari njye cyangwa bo, ibyo nibyo tubabwiriza, namwe nibyo mwizeye. Hano naho murumva ari kuvuga ati, ibyo nibyo tubabwiriza. Iyi mirongo yombi ibangikanya amagambo kwizera no kubwiriza. Abantu bose bamenyesha abandi ko Kristo yazutse, nabo bagomba kubanza kwizera ko umuzuko we ari ikintu cyabaye mu mateka. Mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 ku murongo wa 5 kugeza wa 8 haduhamiriza ko Kristo yabonwe n'abantu benshi nyuma yo kuzuka kwe, kandi abenshi mu bamubonye amaze kuzuka bari bakiri bazima mu gihe Pawulo yandikaga uru rwandiko. Ku murongo wa 8 Pawulo akomeza avuga ati, kandi nyuma ya bose nanjye arambonekera ndi nk'umwana w'icyenda. Maze ku murongo wa 11 agakomeza agira ati, nuko rero ari njye cyangwa bo, ibyo nibyo tubabwiriza, namwe nibyo mwizeye. Pawulo ndetse n'abo bantu bari abahamya b'ibyo bari bariboneye. Bari icyo Yesu yari yaravuze ko bagombaga kuba cyo muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 48, aho yababwiye ati, nimwe bagabo b'ibyo. Natwe rero icyo ni igihamya dufite cyo kwizera umuzuko wa Kristo, kandi nyuma yo kwizera umuzuko tugomba kuwamamaza nk'uko Pawulo n'izindi ntumwa zawamamaje. Ingingo ya 2 iravuga iti, Kristo wazutse, ibyiringiro byacu rukumbi. Mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 9 kugeza 19 Pawulo asobanura uburyo ingaruka zo guhakana umuzuko zishishana kandi ziteye ubwoba. Umuzuko uramutse utabaho, abizera nta byiringiro baba bafite muri iki gihe, nta n'ibyo baba bafite no mu gihe kizaza. Muri rusange abapagani bo mu gihe cya kera ntibizeraga umuzuko. By'umwihariko abagiriki mu myizere yabo yatandukanyaga umubiri n'ubugingo. Bavugaga ko iyo umuntu apfuye, ubugingo buzamuka mu kirere bukajya aho imyuka y'abapfuye. Pawulo atangira igika cy'urwambere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 12 kugeza 19 akoresheje ikibazo cy'ubuhanga cyerekana ko hari ibyari byaramuteye urujijo, maze akabaza ati, bamwe muri mwe bavuga bate ko ntawe uzuka? Pawulo ntiyiyumvishaga ukuntu hari abatizera umuzuko, kuko hari abantu benshi babyiboneye. Ariko icyari kirushijeho kuba kibi nuko igihe cyose umuzuko waba utariho, ibyiringiro byabo byaba byubakiye ku kinyoma, kandi bakaba bakiri mu byaha byabo. Mu by'ukuri avuga ko niba nta muzuko ubaho, ubwo Kristo yaba atarazutse, ibyo tubwiriza byaba ari iby'ubusa, no kwizera kwacu kwaba ari ukubusa. Twaba turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kwizera kwacu kwaba kutagira umumaro, twaba tukiri mu byaha byacu, kandi bigaragara ko abapfuye baba bararimbutse. Niba kuzuka kutabaho, kubwiriza no kwizera ni iby'ubusa. Ijambo ry'Ikigiriki risobanura ubusa ni kenos. Iri jambo rishobora no gusobanura kubura k'umusaruro, bityo bikaba ari ikintu kidatanga umusaruro, cyangwa kitagira icyo kigeza ku bantu, cyangwa se kitagira icyo kigeraho. Igihe cyose umuzuko waba utabaho, kwizera kugaragazwa nk'ukudafite umumaro. Yesu atari muzima, kwizera nta musaruro kwageraho, kwaba ari ukwishuka bitewe n'uko ibyaha byacu byaba bitarababariwe. Twaba duhamya ibinyoma, twaba dushuka abantu, ndetse natwe tukishuka. Ingingo ya 3 iravuga iti, Kristo umuganura. Iyo Abakristo atari muzima, ibyo twaba twiteze kubona mu gihe kizaza byaba ari ukwishuka. Nyamara mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 20 Pawulo atangaza amagambo afite imbaraga, aho agira ati, ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Umuzuko we ni ikintu cyabaye mu mateka. Kubw'iyo mpamvu dushobora kumenya tudashidikanya ko abapfiriye muri Kristo bose bazazuka ubwo azaba agarutse.
mbese kuvuga ko Kristo ari umuganura bisobanuye iki? Ku murongo wa 21 na 22 Pawulo akomeza agira ati, kuko ubwo urupfu rwazanwe n'umuntu niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanwe n'umuntu. Nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Iherezo ry'igihe kibi cya none rizagaragazwa n'umuzuko wo ku mugaragaro w'abazaba barapfiriye muri Kristo. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 29 kugeza 34, Pawulo avuga mu Inshamake igitekerezo cye kirebana n'ubupfapfa bwo guhakana umuzuko wa Kristo. Akoresha icyitegererezo cy'umubatizo kubera ko wo ubwawo ari igishushanyo cy'ubumwe umwizera agirana na Kristo mu rupfu n'umuzuko bye. Guhakana ukuri k'umuzuko ntabwo byumvikana. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 29 hari ikibazo gikeneye gusobanurwa neza. Haravuga ngo, niba bitameze bityo ababatirizwa bapfuye bazagira bate? Niba abapfuye batazuka rwose, ni iki gituma bababatirizwa? Kubatirizwa bapfuye bivuga iki? Igitekerezo gifite ishingiro bijyanye n'umurongo w'ibyo Pawulo avuga nuko abantu bemeraga Kristo maze bakabatizwa kubera ibyiringiro byo kuzongera guhura n'abizera babo bapfuye. Ni nkaho Pawulo yabazaga ati, niba abapfuye batazuka, kuki abantu bakomeza kwemera Kristo no kubatizwa bafite ibyiringiro byo kuzongera kubana n'ababo bapfiriye mu mwami? Icyo Pawulo agamije si ugushyiraho umuhango wo kubatiza umuntu wapfuye, ahubwo ni ugukoresha imyitwarire y'abizera nk'ikindi kimenyetso cyerekana ko kwanga izuka by'abapfuye bidahuye n'imyizerere ya gikristo. Ikintu gikomeye cyane, umurongo ukurikiraho Pawulo ahita akomeza avuga ati, ni iki gituma natwe ubwacu duhora twishyira mu kaga hato na hato? Hanyuma avuga ku kaga we n'abandi bakozi b'Imana bahuraga nako kubera ubutumwa. Ibi bidufasha kumva igitekerezo cye. Ni nkaho Pawulo avuga ati, niba nta kuzuka kubaho, kuki twe twemera guhura n'akaga n'urupfu buri munsi kubera Kristo? Kuki abantu bakomeza kwiyegurira Kristo no kubaho ubuzima bwo kwitanga niba nta kuzuka kubaho? Niyo mpamvu Pawulo ahita avuga ati, niba abapfuye batazuka, reka twirire twinywere kuko ejo tuzapfa. Icya kabiri, kwishyira mu kaga ko gupfa ntacyo byari kuba bimaze niba nta muzuko ubaho. Mu cyimbo cy'ibyo, ibyajyaga kuba byiza kurutaho ni ukwishimira ibinezeza by'iyi si. Tekereza ku magambo ya Pawulo aboneka mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 12, aho avuga ati, nicyo gituma mbabazwa ntya, nyamara singira isoni, kuko nzi uwo nizeye uwo ari we, kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza kuri urya munsi. Mu by'ukuri Pawulo yari yizeye umuzuko, kandi ibyo bikaba ari byo byamuteraga ishyaka ryo kwitangira umurimo atizigamye. Natwe ibyo ni byo somo kuri twe. Tugomba kubaho ubuzima bwacu dutekereza urya munsi ubwo Kristo azaba agarutse. Ingingo ya 4 iravuga iti, umubiri wazutse. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 35 kugeza 39, Pawulo ahindura ikiganiro akavuga ku mubiri w'abazutse. Uyu mugabane awutangira abaza ibi bibazo bibiri, ariko bamwe bazabaza bati, abapfuye bazurwa bate, kandi bazaba bafite mubiri ki? Pawulo akoresha ibigereranyo bitatu kugira ngo afashe abasoma urwandiko rwe gusobanukirwa ibiba mu muzuko. Ikigereranyo cya mbere kigaragaza ko umubiri ari nk'imbuto igomba kubanza gupfa kugira ngo mu buryo bw'igitangaza ihinduke ikimera. Iyi nyigisho irasobanutse. Umuzuko ni igitangaza cy'Imana. Icya kabiri, ikigereranyo cy'imibiri kigaragaza ko muri iyi si Imana yahaye inyamaswa n'abantu imibiri itandukanye iberanye n'aho biherereye. Mu buryo nk'ubwo, imibiri yacu izaba iberanye n'ibintu bishya bizaba biri mu ijuru. Iki gitekerezo kituzana ku ntambwe ikurikira y'ikigereranyo cya gatatu cy'umubiri w'ubwiza. Gishimangira ko ubwiza bw'imibiri y'abazutse burenze cyane ubw'imibiri yo muri iyi si yacu yacumuye. Iki gitekerezo gishobora kuboneka binyuze mu kugereranya k'uburyo bune hagati y'umubiri wacu dufite muri iki gihe ku isi n'umubiri w'abazaba bazutse. Umubiri wa mbere ni uwo ku isi ubora,
umubiri w'umunyantege nke kandi ukaba ari uw'akavukire. Mu rundi ruhande, uwa kabiri ni uwo mu ijuru utabora, ufite imbaraga nyinshi, umubiri w'umwuka. Imibiri yacu mishya ntabwo izaba imeze kimwe n'iyi mibiri isaza dufite muri iki gihe. Mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 20 n'uwa 21, Pawulo yaranditse ati, naho twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza azava, ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Nyuma y'umuzuko tuzaba dufite imibiri nyamibiri, ariko ntizaba inanirwa cyangwa ngo isaze. Ibitubaho mu isi, kubora, kurwara ndetse no gupfa bizavaho. Tuzabaho ubuzima butabamo ibintu nk'ibyo. Ibyo nibyo twasezeraniwe muri Yesu. Ni mu buhe buryo guhamirizwa ko imibiri yacu izahindurwa igatunganwa bidufasha kudacogozwa n'iyi mibiri yacu yo muri iki gihe ifite intege nke? Igisubizo cyawe cyandikwe mu mwanya wagenewe ibitekerezo. Ingingo ya 5 iravuga iti, gutsinda urupfu ubuheruka. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 50, Pawulo akoresha amagambo atera amatsiko avuga ngo, nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Abasomyi benshi ba Bibiliya bakoresha aya magambo bashaka kuvuga ko Pawulo ashigikira ko mu ijuru hazabayo abafite umubiri, nyamara icyerekezo gihabanye n'ibyo. Iyo avuze ati abafite umubiri n'amaraso, bisobanuye kubora, kimwe nuko ubwami bw'Imana bugereranwa no kutabora. Hano Pawulo ari kugereranya umubiri wo muri iki gihe cyangwa se intumbi akabigeranya n'umubiri w'abazutse. Umubiri uhambwa urangwa no kubura ndetse no gupfa, naho umubiri w'abazutse urangwa no kutabura. Tubivuze mu buryo bworoheje, Pawulo ari kuvuga ko imibiri yacu ikeneye kuzahindurwa rwose kugira ngo iragwe ijuru. Mu magambo make, Pawulo akoresha igitekerezo cyo kubura n'icyo gupfa kugira ngo asobanure ibya kamere yacu yacumuye. Mu nyandiko za kera za Kiyahudi, umubiri n'amaraso ni itsinda ry'amagambo risobanura inyoko muntu yaguye. Akaba ariyo mpamvu imibiri yacu igomba kuzahindurwa ikamarwaho inenge zose ubwo Yesu azaba agarutse. Igihe kamere yacu yacumuye izaba yakuweho maze tukanyuzwa mu mibereho yo guhabwa ubwiza, nibwo hazasohora aya magambo ngo, urupfu rumizwe no kunesha. Hanyuma iyi ndirimbo iririmbanwe kudatinya no kwishima hejuru y'urupfu ngo, warupfuwe kunesha kwawe kurihe, warupfuwe urubori rwawe rurihe. Ibi byose bizabaho ubwo Kristo azaba agarutse. Bitekerezeho, dufunga amaso yacu iyo dupfuye, kandi ikindi kintu kizakurikira ni ukubona kugaruka kwa Yesu ubwo azaba atuzuye tukava mu bapfuye. Hatitawe ku gihe uwizera azaba yarapfiriye, niyo haba hashize imyaka ibihumbi, mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya bazahindurwa bazima. Ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Ninde utarababazwa nuko ubuzima bushiraho vuba? Dukurikije ibiba mu buzima bwacu, uko niko kugaruka kwa Yesu kuzasa naho kwihuse cyane. Ahari ubwo azaba agarutse, icyo tuzatekereza bwa mbere ni iki? Tuzavuga tuti, mbega mwami ugarutse vuba pe. Dusoza, ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa nibi: ubumana bwa Yesu ni ubwishingizi kumwizera wese ko afite ubugingo buhoraho. Yesu yaravuze ati, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Ahangaha Kristo yerekeza ku gihe azaba agarutse. Icyo gihe abantu b'intungane bapfuye bazazuka bafite umubiri udapfa, naho ab'intungane bazaba bakiriho bazimurirwa mu ijuru badapfuye. Igitangaza Yesu yendaga gukora azura Lazaro mu bapfuye cyashushanyaga umuzuko w'intungane zose zapfuye. Isi yahinze umushyitsi cyane ubwo umwana w'Imana yahamagaraga abakiranutsi basinziriye ngo bazuke. Bitabye uku guhamagara maze bazuka bambaye ubwiza no kudapfa, batera hejuru bati, kunesha kunesha urupfu n'igituro.
wa rupfu we, urubori rwawe rurihe? Wa gituro we, kunesha kwawe kurihe? Nuko abera bakiri bazima ndetse n'abera bazutse bahanika amajwi yabo batera hejuru mu ijwi rikomeye ryo kunesha. Imibiri yari yaramanutse mu gituro ifite ibimenyetso by'indwara n'urupfu yazukanye ubuzima n'imbaraga bidashobora gupfa. Abakiranutsi bari bakiri bazima bahinduwe mu kanya gato, mu kanya nk'ako guhumbya, maze bazamurwa n'abari bazutse bajya gusanganira umwami mu kirere. Mbega iteraniro ryiza! Inshuti zari zaratandukanyijwe n'urupfu zongera kubonana ubutazongera gutandukana. Nshuti muvandimwe, reka nsoze nkwifuriza kutazabura muri iryo teraniro. Nimureke dukore imirimo myiza, nimureke twizere Yesu, maze ubwo azagaruka tuzishimire kubonana n'abacu twabuze, tuzishimire kuba mu isi nshya itagira umubabaro, isi itagira indwara, isi itagira kuribwa cyangwa gutaka. Ibyo nibyo nsabira buri wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen.